wese uraha yirinde icyicaro kitaza kwicara mu ndi vubaha. Uyu munsi usenge ngo Mana mbabarira igihe nahereye, icyicaro cyanjye kiguma ari gishya. Haleluya. Ugume mu cyicaro cyawe, Imana nitugirire neza. Ubwo mba mvangamo n'amatangazo y'ibyigenda ivuga. Yarambwiye ngo ibi bintu bya ADEPR umuntu ugiye kubisigaramo azaba ari umunyamuhamagaro gusa. Umuntu ugiye gusigara muri ibi bintu byo muri ADEPR ni umuntu uzaba ufite. Muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo hari ikibabaje, ngo nuko abantu baje bakayikorera itabakoze mu mutima, bakayubakiriza insengero zingana gutya itabubakiye n'ubugingo. Irambwira ngo ahubwo wowe niba wararangaye ukabikora utyo ome hose kuko wasomye inzoga inshuro nyinshi. Niwumva umurongo navuze atari wo, uhere ku murongo wa mbere w'icyo gice uhita usoza. Wasomanye n'abagabo inshuro nyinshi rwose nawe urabizi. Gusoma Bibiliya igice kimwe nibyo bintu biri bukunanira. Imana ntiyakugiriye neza ikabigukuramo. Nta bagore mwasomanye iminota 90 igashira. Nta bindi mwasomye by'ibinyamateka. Nta za YouTube murebamo abasambana ukazirirwaho umunsi. Ntabwo mubibona. Ndakwinginze siniriwe mbikubwira. Wowe ugenda usoma ibyahishuro Yohana igice cya 13. Wenda ntakubwira n'umurongo utariwo. Ugitangira n'ugisoza uzamenya ibintu Kristo azakora itorero ryatashye. Umbaraka mbabwire, uyu Imana yarambwiye ngo ntikenera ibyo mwavuyemo, ikeneye ibyo murimo kujyamo. Kandi Imana yarambwiye ngo nta nubwo ikeneye ubuhamya bwa cyagiye, ikeneye ubuhamya bw'uyu munsi.